us, especially our defending line. We didn't adapt good, especially also after that in middle line. We will keep a lot of balls. But most important that we passed this game and we made some changes. You have to rest someone. You have prepare team for the future. That you have to pull best for next weekend. It was a crucial game because the first game was won, and if they equalize, it was supposed to be hard. And what did you tell the players before coming to the pitch? And also we saw some players was out. Was it because of preparing another game, derby game? I told you that some of them, of course, has to be rested after a long time. And sorry for some players because we cannot change a lot of them, but many of them deserve to take a rest and to refresh themselves. But all the time we speak the same. Every match is the same. We respect our opponents. Preparation must be mentally the same, like we play against the biggest team in Africa, and that's it. Sometimes reaction, it's okay. Sometimes we miss that reaction. As I said, it's not easy to play in this rhythm. Not only us, everybody are like that. I know it, but some players like Claude or Clemé, we had Bosco, Gilbert Mugisha, when he was started, they play whole matches this year. It's not easy for us to be ready mentally. The next game is derby. How are you preparing? I'm so tired now to speak about derby. Sorry, I must interrupt you. I cannot speak now, but really, I'm so tired. Update about your players like Rema. It is said that he must be suspended. Match yacu na polisi mwarayibonye kuri polisi ho n'uruca abana ntabwo ndi buvuge byinshi bitandukanye n'uburyo nakinga amashami n'umutoza mwiza oya amashami n'umutoza mwiza ariko afite abakinnyi nakubwiye ko bari individuel ku giti cyabo ku giti cyabo ariko nabo bakuze baba mu myaka no muri fitness yabo ntago baresista iminota ijana sibyo icyo nicyo nshatse kuvuga iyo match ya polisi turayiretse turi kureba umuntu bita Murera ubu ngubu niwo tugiye kureba nanjye kubasubiza murabona uburyo equipe yakinnye uyu munsi bakinnye bari kwirezeriva dufite match muri weekend ya champion sibyo n'umutoza ndanamushimira ko yayicaje Dauda Swane arabaruhutsa uruzi ko abakinnyi bakinnye match ya mbere ya kabiri bikurikiranya nabo barananirwa n'abantu sibyo nda Claude na Clement nibo bakinnyi navuga ko bataruhutse ariko ngira ngo hari time umutoza ari buze kubagenera kuruhuka rero match yo ku cyumweru yo n'uruca abantu tangaze ibintu biremereye match yo ku cyumweru n'uruca abantu nakinnye na Rayon Sport nafite zatsinda peri banze dusobanukirwa yes nakinnye na Rayon Sport nafite umukinnyi bita Dauda isi yes nakinnye na Rayon Sport nafite Dauda yari yicaye nakinnye na Rayon Sport nafite Watara nakinnye na Rayon Sport nafite Omedi nakinnye na Rayon Sport nafite Kiwanuka abo bose barahari abo bose nkubwiye ni bamwe mu ntwaro zikomeye mu mutima w'ikipe ya APR bari kudufasha kubona amanota sibyo abo bose bazaba bari mu kibuga match iratandukanye n'iyindi match ya Fazare izabitano ndashaka kubakubita pasi 6,000 pasi 6,000 mu gice cya mbere batangaje sibyo ibi nibyo mbabwiye pasi 6,000 mu gice cya mbere pasi 6,000 mu gice cya kabiri 12 badakora ku mupira impamvu mbikubwiye sibyo ntago nzi abakinnyi ba Rayon Sport mu mbabarire bakina hagati usibye wenda muhirekeve nta mukinnyi n'umwe uri ku mwanya wa Dauda byibuza uri ku rwego rwo kuba yakora no kugashumika karase kakandi kinjira mu rukwi nta numwe ntabwo dafe ntabwo Suleiman Dafe sibyo nta mukinnyi n'umwe uri ku rwego rwa Omedi nta mukinnyi n'umwe muri Rayon Sport uri ku rwego rwa Watara nta mukinnyi n'umwe
uri ku rwego wa Mamadusi, umwana muto cyane uhamagarwa mu ikipe y'igihugu yiwe, nta munsi n'umwe baba baroko baba ba professional abarimo Ninda wemera uvuga ati muri Rayon Sports. none se biramahira Bedi watsinze 2 uramwata kurabona atari umukinnyi ukomeye. oya ashobora kuba yarabitsinda atamwemera. Ni byiza kuko nanjye mu basaza nyatsinda. Unatsinze Ekipe nyinamo y'abasaza hari igihe mba mutsinze 3. bivuze ngo nta gitangaza cyaba